ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugiye nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kubwigizageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga zikaburi wawe yewe mugenzi ujya mu ijuru, nakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusururu, indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu. Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze kuri ya channel yacu ivugurura n'ubugorozi, aho tunyuzaho ingingo zitandukanye birumvikana ko ari iby'iyobokamana. Uyu munsi rero tuje muri cya kiganiro cyacu cy'ibyo kurya bikiza, ngewe ukibategurira kandi nkakibagezaho nitwa Mboneza Thomas. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona ntago ndi njyenyine, hari umutumirwa turi kumwe. Mwitwa bande? Murakoze, amazina nitwa Nyirarukundo Eugenie. Amazina rero ngo ni Nyirarukundo Eugenie. Uyu munsi rero uratwigisha guteka. Yego. Aratwigisha guteka. Ndatekereza ko abagiye bakurikirana ikiganiro cy'ibyo kurya bikiza babonye aho kurya neza, guteka neza, kwirinda aho bihurira n'iyobokamana. Uyu munsi rero uratwigisha guteka iki? Uyu munsi twifuje ko twigana isosi y'igihaza, niyo turi kugira ngo twigane muri aya masaha. Reka rero tumuhe ikaze kandi namwe tubahaye ikaze mwese. Noneho kuko ari iby'iyobokamana agiye gusenga hanyuma akomeze atwigisha. Dusenge. Gutamba igitambo cy'ishimwe mukiza mwiza, ubwo waturinze ukaba tugejeje muri amasaha turi bazima, habwa icyubahiro. Duhaye amasaha meza yatugiye kwigana ibitureba by'amagara mazima, uduhe kubyumva nk'uko bikwiriye, kuko tuzi ko no mucyo w'ijambo ryawe uboneka mu byo turya, kuko umuntu agizwe n'ibyo arya. Uduhe gutunganya ibyo mu gikoni, kandi ubwo twemeye gutangirana n'isengesho ubane natwe, twese tubyumvire hamwe ku bwa Yesu. Amen. Kuko twavuze ko tugiye gutegura isosi y'igihaza. Igihaza dufite ngiki, mbere yo kugira ngo ugitegure, bwa mbere tumanza twajya mu bijyanye n'isuku, kuko niba twumvishe uko batangiye mu kiganiro, twumvishe ko ni ibyo kurya bikiza. Niba ari ibyo kurya bikiza, turamanza tubitegurana isuku kugira ngo bibe ibyo kurya bikiza byujuje ubuziranenge koko, kugira bito kugera mu mibiri yacu bifite imyanda. Turamanza dubikorera isuku mbere yo kugitegura. Rero ngo tugiteke, turamanza tucyoze. Ngiki muri kubona tugiye kumanza twacyoza. Nitumara kucyoza tugitegure, tugisature. Muri ibyo tumara kugisatura turagitereka ku mbabura. Nitumara kugiterekaho, turaza kugira ibyo dukenera mu kugira ngo isosi yacu bitunganye kandi ibe yujuje ubuziranenge, kandi bibonekamo n'intungamubiri zikenewe mu mibiri yacu. Muri ibyo turubukenere, muri ibyo birungo turubukenere, turaba dufite ibi birungo, harimo ni igitunguru cya onyo, tukaba turubukenere na poivro, tugakenera na poiro, hakaza n'izi tomate nazo turaza kuzikenera. Muri ibyo turubukenere bindi turaza gukenera n'ubunyobwa. Impamvu turi guhuza ibi byose ni ukugira ngo isosi yacu ize yujuje ibikeneye mu mubiri, kuko tuzi ko mu byo kurya turya umuntu agizwe n'ibyo arya, ni ngombwa ko dukenera ibyuzuye. Ibi byose ntago turi gukenera kuryoshya, ahubwo turi gukenera kugira ngo intungamubiri zibe zuzuye muri ya sosi yacu. Twujuje ari proteine ibibonekamo, kuko turi bihurize hamwe kugira ngo bibe bifite icyo bitubyariye
mu mubiri wacu. Ubwo rero tugiye kugitegura, tugiye kugisatura, niturangiza tugiteke. Murabona ko cya gihaza cyacu tumaze kugisatura, ntago turi bubitekane n'imbuto zacyo. Turabanza dukuremo izi mbuto mbere kugiteka kugira ngo kize kiryoshye. Tugomba no kwiga uburyo dutunganya ibyo kurya byacu bikaza biryoshye bitabangamiye abo tugiye kugaburira. Tugomba kwiga uko tugomba gutunganya. Impamvu tubikuramo, bwa mbere nta mumaro zikimaze ubu ngubu. Zifite undi mumaro ku rundi ruhande. Iyo zumishijwe, izi nzuzi iyo zumishijwe ziba zifite umumaro kuko zivura. Ariko iyo tugiye kugiteka gutya nta wundi mumaro tuba tugikeneyeho. Kabiri, muri kubona ko twazikuyemo cyane. Uyu muhore iyo utawukuyemo, udakuyemo iyi mizi yacyo, iyi mizi ikurura amazi ugasanga cya gihaza ntikiryoshye. Niyo mpamvu muri kubona nagikuyemo imizi cyane, kanagitunganya neza, ya mizi yose ikabivuyemo. Turi kugira ngo kize kiryoshye kandi kitabihiye abo turi gutunganyiriza. Ubwo muri kubona ko tugiye gushyira mu umwo turi buteke, noneho nyuma nikimara gushya turabereka uburyo turi bugikoremo isosi. Hari ubundi buryo bwa kabiri wabikora. Ari igihaza kidafite hano inyuma hakomeye cyane, mu bundi buryo bavuga ko gikuze cyangwa se ari inkogote, uragihata ukagiteka gihase. Iyo ugitetse gihase gishya neza, nabwo n'ubundi buryo uba ubikoze byose, ukaza kugikoramo isosi nyuma cyahiye. Nabwo n'ubundi buryo waba ushaka. Ariko kuko iki gikuze cyane kitari buhatwe, turagiteka kidahase. Turaza kugitunganya nyuma kimaze gushya. Tumaze kugitunganya, twagisatuye, tumaze kugikeka neza. Ubu tugiye gutereka ku mbabura yacu cyangwa kuri gaze, biterwa naho mukoresha. Aya ni amazi, iyi ni isafuriya ngiye gushyiramo. Ngiye gushyiramo amazi make kuko igihaza ntikiba gikeneye amazi menshi. Murabona ntago nakubwira ngo urakora amazi angana gutya, biterwa n'icyo ugiye gutegura uko kingana. Ubwo tugiye kugishyiramo, turi gushyira mu safuriya yacu kugira ngo dutereke kuri gaze. Twe tugiye gukoresha gaze kuko ariyo twabonye, ariko nawe uzakoresha uburyo usanzwe utekamo, aho igikoresho ukoresha ntacyo bitwaye. Tumaze gushyira mu safuriya, turapfundikiye. Ubwo tumaze guterekaho, dutegereje ko kiri bushye. None mbere kuko dutegereza ko gishya, tugiye gutegura bya birungo byacu. Ubwo gishye turi guhita dukorana bya birungo bize kujyanirana byose bihire rimwe. Murakoze, reka dutegure bya birungo byacu noneho. Ubu tugiye guhera mu gukata pavuro. Turakoresha pavuro ebyiri n'ibitunguru bibiri. Ubwo turi gutegura ibirungo byo kujya muri cya gihaza. Duhereye gukata igitunguru, kugira ngo tuze kugitegura kiryoshye kandi gifite umumaro cyatugiriye mu mubiri wacu. Ntabwo turi kwifuza kuryoshya gusa. Ka pavuro yoza, mwumve ko tutari kugira ngo dukoreshe ibirungo byinshi gusa, ahubwo turi kugira ngo ibyo kurya byacu bibe byujuje umumaro. Kabiri, itera imitsi gukora neza.
impamvu turi gukata bitoya mwibuke ko ari isosi turi gukora, ntabwo dushaka ngo bize ari binini cyane kandi turi gukora isosi, niyo mpamvu muri kubona turi gukora dutoya cyane. Tugeze kuri cya gihaza cyacu kimaze gushya, murabona ukuntu kimeze, cyahiye neza. Ubu tugiye kugitegura noneho uburyo turi bukigikoremo isosi. Tugiye gukora ya sosi yacu, murabona bya birungo twamaze kubitegura, twabikase, hakaza na bwa bunyobwa bwacu n'umunyu. Noneho uburyo bwo kugira ngo tubihuze nibyo tugiye gukora. Tugiye kumanza twategura ubunyobwa bwacu. Ubunyobwa bwacu aho bwabitswe ntago tuzi ngo bwabitswe gute. Twifuje kugira ngo tumanze tubukarange mbere, tubukarangure mu safuriya kugira ngo buze kugira icyanga, kandi twirinde na ya myanda iba yaragiyemo nayo tube tuyishe mbere yo kugira ngo tubivange n'ibyo turi buhuze na cya gihaza, kugira ngo bibe byujuje bwa buziranenge turi gushaka mu byo kurya bikiza. Ubwo rero tugiye gushira agasafuriya ku mbabura, niturangiza kumuke, nikamara kumuka duhite tubushiramo, tubukarangure, tuburinde gushirira kuko tubushakamo intungamubiri yabwo irimo, kugira ngo iyo bushiriye wa mumaro uragabanuka, ariko iyo budashiriye buba bufite ya ntungamubiri kandi bukagira n'icyanga, bigatuma ibyo kurya byacu biba biryoshye. Ubwo tugiye kumutsa agasafuriya, duteretse ku mbabura, tugiye gushiramo bwa bunyobwa, turi kumutsa agasafuriya kugira ngo dushiremo bwa bunyobwa, tubukarangure buze kuba bumeze neza, ari icyanga buba ari bwiza, no kuba na ya myanda burimo nayo turaba tuyishe. Agasafuriya kacu karumutse, dushizemo bwa bunyobwa. Ubu bunyobwa turirinda ko bushirira, turabuba hafi, tububirindure kugira ngo budashirira, ariko nanone tubukuremo hahandi bagiye babushira kuko ntibwozwa. Aho bwagiye babushira ntabwo twizeye isuku yaho. Ubwo rero turi kugira ngo isuku ari ya myanda yagiyemo tuyicishe umuriro, noneho buze kugira bube buri guhumura neza, n'isosi yacu ibiryoshye. Icyo gitumye tumanza kubukarangura, tubukaranguye bwonyine, ntabwo tubushize mu mavuta kuko bwo ubwabwo ni amavuta. Ntabwo turi bwirwa dukenera amavuta kuko dufite amavuta yo muri ubu bunyobwa, niyo mpamvu tutigeze dukenera amavuta. Ubunyobwa bwacu ndabona buhiye, tugiye kubukuraho. Yego, burahiye. Murabona ko bumeze neza, ntago bushiriye, ariko nanone buri guhumura, butwereka ko buhiye. Ubu ngubu dushatse twasukamwo amazi, hari uburyo bubiri wabikora. Ubu wasukamo amazi bugatogota, noneho ukaza gutegura biriya birungo ukwabyo, ukaza kubisukamo nyuma, cyangwa ukabusuka uruhande ukamanza wategura ibirungo, noneho ukaza kubushyiramo nyuma. Ubwo nibyo tugiye kubanza twakora. Tubukuyeho, turi kubushyira ahandi, tugiye guteka bya birungo ukwabyo. Ibirungo nibyo tugiye guteka. Murabona ko tutigeze dukoresha amavuta. Amavuta dufite turi bushiremo ni aya mavuta y'ubunyobwa, nta yandi mavuta turi bukenere. Udafite ubunyobwa waba ufite soya, kuko byose tubibarirwa mu binyamavuta. Waba udari bukoresha ibyo ngibyo, ufite bino birungo gusa, ukabona gukoresha amavuta ari ibya mu gitondo, kuko tuzi ko neza ibiryo bya nimugoroba bidakwiriye gukoresha nk'amavuta. Impamvu ni uko amavuta
ya nijoro ntabwo ari meza, agwa nabi umubiri, kuko amavuta niba ashyushya umubiri tukaba tugiye kuruhura imibiri, tukaba tugiye kuryama, ntago turube dukeneye amavuta, ahubwo tuyakenera mu gitondo kugira ngo ingingo zacu ziyakoreshe. Natangiye gutegura bya birungo, nabyo mubonye ko tubishyizemo nta mavuta. Impamvu turi kubikarangura gutya ni ukugira ngo bishye, ariko nanone ntibishirire, kugira ngo wa mumaro ubirimo tuwubone. Ariko nanone kuba ari imboga zitaza kuba zifite impumuro idakwiriye wenda kuri benshi, hariho abatayishobora, niyo mpamvu tubanjije kuyikarangura kugira ngo duse n'ababikuyemo ya mpumuro y'ikibisibisi. Ngiye gushyiramo akunyu, twirinda kubikekesha cyangwa se kubishiriza, ahubwo ugasa n'ubibirindura nk'aho biri mu mavuta, bigasa n'ibihiye. Noneho ukaza gushyiramo za nyanya zawe, mwibuke ko turi gukora igikoni, turi gukora ibyo kurya bikiza. Impamvu turi kwirinda ko bishirira ni uko iyo bishiriye umumaro wabyo uba wavuyemo. Turi kwifuza ko bishya, ariko nanone ntibibe byashiriye, kugira ngo wa mumaro wabyo uba urimo kandi bibe biryoshye. Ni byiza, biryoshye, bivura, bitera amagara mazima. Ubwo murukumva ko ni inyito ndende iba ikubiyemo. Turarindira bishye, nibimara gushya tubone kuza guhuza bwa bunyobwa na bya birungo. Noneho mu gihe tugitegereje ibyo ngibyo, turaba turi gukora cya gihaza cyacu. Murabona ko twagitetse kigashya, ariko inyuma ntago twakuyeho cya gihu cyayo. Uri kubona ko bya birungo byacu bihiye. Ubu ngubu tugiye kuvanga na bwa bunyobwa. Bwa bunyobwa kugira ngo bugende bumeze neza, tugiye gushyiramo utuzi dukeya. Noneho tubukoroge tuze kubusukamo. Mwibuke ko nabwo bwahiye, twamanje kubukarangura. Bumaze gushya niho tubukoroze gutya. Icyo twirindaga twarugira ngo imyanda irimo ipfe, no kugira ngo icyanga kibe ari cyiza, kandi n'umumaro wabwo uba urimo umeze neza. Ubu tumaze kubihuza, turi kubivanga. Ubu tugiye kubireka nabyo, tugahuza ubunyobwa na bya birungo. Tugiye kubireka bibe biri gutogota, noneho dutegure cya gihaza cyacu. Tugiye inkombe, tubone uko tuza kukivanga n'isosi yacu ibiri gusa. Murabona ko igihaza cyahiye kimeze neza, kirumutse, kiraryoshye.
ubwo turi kwiga no gutunganya mu gikoni. Ukiriye gutya waba ukiriye cyonyine, ariko izi ntungamubiri zo kugira ngo zive mu isosi ntabwo waba uzibonye zose, waba ubonye umumaro wacyo cyonyine, ariko iyo bihujwe byongera umumaro. Muri Bibiliya haratubwira ngo umugore mwiza ntarya ibyo kurya by'ubuto. Ubwo rero natwe tugomba gutunganyiriza bimuhira, kuko aribo tuzabazwa, tukabatunganyiriza ibirimo intungamubiri, tukabarinda kurwara tutagize ubuto. Ubu cyahiye gutya, hari igihe wavuga reka ndi kwihuta, reka nkibahe gutya, baraba babonye intungamubiri zo mu gihaza gusa, ariko ntibari babonye intungamubiri za biriya twavanze byose. Ubwo tumaze kubitandukanya na cya gishishwa cy'inyuma, turabinomba. Tugiye kubinomba kugira ngo ize ari isosi imeze neza, ari umuntu mukuru, ari umwana, ntawe yananira. Murabona ko cya gihaza kinoze. Ubu noneho tugiye kuyihuza na ya sosi igizwe n'ubunyobwa na puwavuro na puwaro n'igitunguru cya onyo. Ubwo tugiye kubihuriza hamwe kugira ngo bishye noneho neza biri kumwe. Ubu murabona ko turi kubihuza, turi kugira ngo bihure. Nako kavuge. Murabona ko turi kuvanga. Ubwo kugira ngo ibe isosi nziza, nuko turi bushyiremo amazi ikarekura, ikaba isosi igaragara, ntibe isosi irekuye cyane, ariko nanone akaba ari isosi imeze neza, ntibe ari umutsima. Mu mazi turi bukoreshe, ntabwo turi bukoresha amazi akonje, kuko amazi akonje abisubiza inyuma nanone cyangwa kuryoherwa turi gushaka kuba biryoshye ntibibonekemo. Turakoresha amazi ashyushye. Turugira ngo isosi yacu ibe imeze neza. Wayirisha umuceri, wayirisha umugati, wayirisha umutsima, byose byajyana, kandi ukaba wivuriye abawe. Biracyafashe cyane, turongeramo utuzi dukeya. Mu jisho murabona ko itabaye umutuku cyane, ariko nanone si n'umuhondo cyane. Uri kubona imeze neza mu jisho. Reka rero tubashimire ko mwemeye kubana natwe muri iri somo ryo kwigisha guteka.
ndetse namwe mwadukurikiye, namwe turabashimiye. Imana ibahe umugisha kuba mwafashe iki gihe kugira ngo mukurikirane iyi ngingo yo kwiga guteka iyi sosi y'igihaza. Watwibutsa ibyari bigize iyi sosi? Yego, murakoze. Bwa mbere ni igihaza. Yego. Icya kabiri ni itomati. Yego. Icya gatatu ni puwavuro. Yego. Icya kane ni puwaro. Yego. Icya gatanu ni ubunyobwa. N'ubunyobwa. Yego. Ibyo byose nibyo twahurije hamwe iza guhinduka ibisosi. Ndatekereza ko ibi byose buri kintu gifite akamaro mu mwanya wacyo. Yego. Watubwira byibuze nk'akamaro k'igihaza, impamvu ari cyo wahisemo? Murakoze. Impamvu nahisemo igihaza by'umwihariko cyane cyane ni igihe tugezemo. Igihe tugezemo turi kurwara nk'abadamu, turwara muri za nyababyeyi, nk'ab'igitsina gabo bakarwara amaporositate. By'umwihariko nicyo cyatumye nifuza ko tubyigana, kuko ikingira izo ndwara zombi twaba tuvuzeho, nubwo bifite n'izindi, ariko by'umwihariko nicyo cyatumye tubitekerezaho. Ubwo igihaza cyatubera urukingo, kigakingira indwara cyangwa se kigakingira indwara zifata mu myanya ibyara, haba ku bagabo cyangwa ku bagore. Yego. Ubwo n'amakanseri baramutse bagikoresheje, kanseri zaba nkeya zifata iyo myanya. N'ibibyimba ku badamu byo muri nyababyeyi nabyo byose byaba ari urukingo bitewe n'igihaza. Sinzi niba gifite n'indi mimaro. Indi mimaro reka tuyibabwire. Undi mumaro wayo, yongera amaraso. Iki gihaza cyongera amaraso. Ikindi kirinda umutima. Ikindi ikingira iyo ugikoresha cyane cyane kirinda imyakuro. Imyakuro yawe ntibe mito cyangwa ngo ikore nabi, ahubwo kirayirinda umutima, kikawurinda gukombagatana. Gukombagatana ni ukunanuka. Bituma ukuri iyo umutima umeze biwurinda kugira ngo unanuke, ube mutoya cyane kugira ngo amaraso atokujya abura uko yinjira. Iyo uriye igihaza mu buryo bukwiriye biwurinda kunanuka cyane, bigatambutsa amaraso nk'uko wawugenewe. Ikindi cyo umumaro igihaza kitumarira, kirinda imitsi y'imijyana, imitsi ijyana amaraso mu mutima. Bwa mbere cyawurinze kuba wananuka. Noneho cyongeye kurinda ya mitsi yayo, n'ubundi yongeye kurinda yayo ugarura amaraso mu mutima. Hari imitsi ikura amaraso mu mubiri aza mu mutima, hari n'ikura amaraso mu bihaha aza mu mutima. Yego. Izo nzira zose igihaza kiyikoramo. Undi mumaro, ituma imitsi ihora imeze neza. Imitsi yawe ntibe minini cyane ngo isumbe izindi ngingo, cyangwa ngo ibe mitoya, ahubwo igahora ku rugero rukwiriye. Ikindi nsorejeho, gituma ubwenge butuza. Ibije byose ntibigushotore, ahubwo wowe ubwonko bwawe bugahora butuje, bumeze neza. Ubwo niwo mumaro w'igihaza. Tutabuze ko hari n'undi mumaro, ariko uwo nguwo niwo twabashije kuba twababwira muri aka kanya. Ubwo abazakurikirana nko mu gitabo cyitwa Santé par les aliments ku ipaje y'104, bavuze ko igihaza gifite imimaro myinshi, gitera imbaraga, gifite inyubakamubiri, gifite fibre, gifite vitamine A, vitamine B ya mbere, B ya kabiri yitwa niacine, B ya gatandatu, gifite folate ikenewe ku badamu batwite n'abari kwitegura gutwita, gifite vitamine C, vitamine E, calcium, phosphore, magnesium, fer, potassium, gifite zinc. Mu bigaragara rero burya igihaza kirakungahaye. Yego. Hanyuma rero nyuma y'iki gihaza turangiye abantu aho bashobora kubona ibyiza byacyo muri icyo gitabo. Turagira ngo noneho watubwiye ko urashyiramo n'inyanya, ndetse ukatubwira ko urashyiramo na puwavuro,
na puwaro n'ubunyobwa. Wagira ikindi utubwira nk'akamaro kabyo muri ibi? Akamaro ka puwaro ntabwo dupfuye kuyishyiramo gusa kugira ngo ituryohereze cyangwa itume ibyo kurya byacu bihumura neza. Ntabwo ari wo mugambi gusa, nubwo ari ngombwa ko biba byiza kandi bikaba biryoshye, ariko nanone icyo twitayeho cyane ni umumaro wabyo. Umumaro wa puwaro mwibuke ko twayishyizemo itera ubwonko n'imitsi yumva guhora ituje, ari imitsi yawe by'umwihariko nk'uko twabivuze kuri biriya bya mbere. Hariho ibiri bugende bihuza umumaro, nubwo biribe bihuje bikaba bihuriye hamwe, ntibivuze ko ari itegeko yuko byose twabihuriza hamwe. Hari igihe bitewe n'aho uri n'ubushobozi waramukanye ushobora kuba wabona bikeya, ntube wabihuriza hamwe byose. Hari igihe waba wabonye puwaro ntube wabonye puwavuro, hari igihe waba wabonye igihaza uri ukoreshe inyanya ntushiremo ubunyobwa. Byose birashoboka, ariko mu impamvu nyamukuru ni ukugira ngo turebe icyo bitubyariye. Rero nka puwaro nayo murukumva ko ifite umumaro ugiye guhwana n'uw'igihaza. Nayo ituma ubwonko n'imitsi yumva bitera gutuza. Icya kabiri, ifasha abafite amaraso akennye. Amaraso yawe ahora akennye, ugakoresha puwaro bituma amaraso yawe aba meza. Ikindi, ifasha abarwaye rubagimpande. Rubagimpande ni indwara ikunda kuboneka ku bantu bageze mu zabukuru. Ni nk'imitsi baba barwaye igera ikipfundikanya cyangwa se ikaribwa, ifata mu buryo bwinshi. Rero ku bantu bakunda kurwara rubagimpande bagateka puwaro, bayiteka mu buryo bwo kwitogotesha mu mazi bakayinywa nk'icyayi, bayiteka mu byo kurya, cyangwa se bakayitekesha mu mazi y'umuceri wateguye nayo wayitekamo, ukaba uri gukingira ya mitsi cyangwa se na ya rubagimpande ukaba uri kuyivura. Yego. Ikindi, irinda kuribwa n'imitsi n'ibinyita. Ibinyita ni izi nyama z'inyuma atari uruhu, ariko uwo muhore w'inyuma ni ibinyita. Ibyo binyita hari igihe biba ngombwa ugasanga urariwe biri kukurya. Rero iyo wakoresheje puwaro neza, ibyo binyita ntago bikurya. Nubwo ifite umumaro mwinshi, itera kwituma neza. Ku bantu bagira ikibazo cyo mu mara bakituma bibagoye, iyo wakoresheje puwaro bituma wituma neza. Yego. Ikavura n'impatwe. Iyo witumye neza za mpatwe zirashira. Yoza amaraso. Igihe amaraso yawe bakubwiye ngo ufite ama-infection mu maraso, icyo gihe ugakoresha puwaro, amaraso aroga akongera kuba meza. Murakoze cyane. Reka dushimire abadukurikiye kandi namwe turabashimiye. Murakoze namwe. Wakwibutsa abadukurikiranye amazina yawe? Murakoze. Amazina ni Nyirarukundo Eugenie. Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane. Yaje kudufasha kubigisha mwebwe mudukurikira ku buryo bwiza bwo guteka ibyo kurya bishobora kukubera umuti. Imana ibaha umugisha, nawe imuha umugisha. Mwese turabasezeye, naho ubutaha mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi. Iyo ari mu isi barishima kuko ibyo izageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi. Nibwiguhe inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka.
y'umwamazi kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda y'umuganizi kaburi wawe yewe mugenzi ujya mu ijuru nakura inyama n'urusenda isukari icyayi ikawa n'umusururu indita kuza umugisha nk'uko byagenze kwa Esawu.